ariko ubundi ewe mbwa data we ubundi biyobyabwenge mana we ikiyobyabwenge ubundi ni iki ari cyo cyose kinjira mu mubiri w'umuntu kigahindura burundu imikorere y'ubwonko rwose ugasanga nk'umuntu ari aho ngaho akabwa ati mureka niba ubwonko bwagendaga wagahita akata bibukatisha hariya cyane ugasanga ubwonko bwawe bujya gukemura nk'ikibazo runaka noneho wowe ugahita uyishyiramo ikiyobyabwenge ntabwo kibisubiza urudubi cyane uzi ngo uragikemuye rero ibiyobyabwenge biri mu moko menshi pe cyane hari nk'ibyo usanga ari nk'urumogi hari za kokayine n'ibindi byinshi cyane ariko hari n'abantu usanga bakoresha ibiyobyabwenge rimwe na rimwe akibeshya ngo ugiye kumufasha gukemura ikibazo kumba ahubwo ari guteza ikindi kibazo ugasanga umuntu mu by'ukuri afite ibibazo by'imibereho aravuga ati njye iyo nikubitiye kariya kantu akamogi ngiye nkagashyira mu mutwe nta kibazo namwe mafite mbona amazu yigendera ngiye rwose niyo ngize gutya mbona nta n'ikindi kintu ndi gukora ntera ku murongo nyabara nta kibazo kijemo cyane ni ibibazo gikomeye cyane ariko ikibazo kinababaje cyane nuko tubirebera rimwe na rimwe ukumva ni ibintu bisanzwe ugasaba kuvuga ati sha muri karitsiye uriya mujama turamuzi pe no kuva na kera yari yinyweraga urumogi pe rwose kandi nta muntu asagariye ikiza cye yarunyweye aba yisekera asabana nta muravugana akamwenyura rwose kimukunda rata ndamukunda pe araganira yewe ngo wagira irungu ugasaba mu by'ukuri bo barabirebera ibyo bintu bakumva ni n'ishema kandi ubuzima bwo mu mutwe bwarangiritse cyane aho kujya mufasha kubivamo baramubwira bati nta kibazo ngo shanga uranga ikiza cye ngo ikiza agusaba desi ukazimuha yagusaba turwasi ukazimuha akaza kwigurira akantu ko kwinywera none ugasanga nawe wundi ubikoresha arumva nta kibazo kuko nawe nta kintu mumubwira ngo mumwereke yuko atari byiza mu mucyahe ati yewe burega hano usanga kuvuga ati sha guhera primaire ati rwose uriya twariganaga sha yinyweraga urumogi uzi ko batinya kumurega uzi ko yarunywaga akanga akaba uwa mbere koko mana yanjye bakavuga ati ntabwo bakwitaye nawe ngo bajye kumurega cyane uyu munsi bane bakaba byazanira aho bimugusha mu cyaha runaka cyane reka umuntu w'ibiyobyabwenge usanga rimwe na rimwe imitekerereze ntabwo ibikora neza niyo wumva ngo yakoze ibyaha runaka yafashe ku ngufu ngo yagize gutya na gutya byose bikazamba ni ikibazo pe ariko nturibaze noneho nawe uri umuntu ko abantu wenda nk'uko abantu bize hari ibintu twize bifasha umubiri w'umuntu ifunguro ryuzuye cyane ari ukuvuga ngo yenda ngo ndarya ibitera imbaraga ko ndarya wenda ibirinda indwara cyangwa se n'ibyubaka umubiri cyane aho se ibiyobyabwenge wumvishemo nta na kimwe hari ibiyayura ubwonko wumvishemo nese ngo barimo baribeshye ntabwo bibeshye reka ikiyobyabwenge nta cyiza cyacyo pe ni icyo kuyobya ubwenge hari n'abantu bavuga ngo mfite amatsiko ngo mana yanjye ngo icyazama ngo niyo nakurura bakamugi nkakururaho ngo nkumva ngo umwotsi umwe ngo ibiki ukuntu baba birahiye ayiwe ukarunywa yipe ngo nje numva ngo buranga reka ikibindi bire yabitera mu ngo ngengo nkwanko uzi ko kubyifuza ariko kuvuga ngo shaka ngo nje mbona abantu bavuga ngo babaroza ngo icyaba nko kuburozi ngo bakandogaho rimwe nkumva ngo nkumva nta nubwo rwose babitanga ubwo se batari kwiya ku buzima cyane ni byiza yuko dufashanya abantu batwegereye cyane cyane nase umuntu wanze kumurega ku ishuri itari nk'abanyeshuri nimuzi ko mugenzi wanyu nk'ibiyobyabwenge wanze ngo kubwira mwarimu wanyu kandi bari bunamuhane bakanumuganiriza akabivaho ejo akazaba umuntu ukomeye akagira icyo yigeza akagera mu gihugu cyose akagira n'ubuzima bwiza muri rusange none ejo nibamufunga burundu yafashe umwana ku ngufu cyangwa yishe umuntu uzatangira uvuga ngo buse ngo namugemurira gutera urumva uzaba umufashije iki wowe nta na kimwe mbere yo kwibaza ngo nzamugemurira gute ahubwo wamukorera iki akibinywa ni iki wamufasha hari ukuntu turebera ukavuga ngo uwo muri famiye we nzamwitaho ariko uwo hanze ntabwo babyaye ngo ndere rwose niwese ngiye no kwiteranya akareka ngo use ngo mama we ko ahari yazabimufasha ntafite ababyeyi bese ugasanga abantu barasa nkaho barebera kandi ntabwo ari byiza reka urumogi ntabwo gukiye ibiyobyabwenge byose ntabwo nyine nabivaho ngenyine tudafashanyije ubwacu njyewe mbinywa ubona mbinywa ntagire ikintu ambwira icyo gihe nzakomeza mbinywe nyine bitwaye kandi icyo biguha n'ibyishimo by'ibihimbano biri aho ngaho n'ubundi guseka ushaka gukemura cya kibazo iyo bigushizemo kiragaruka none se kankubaza ko umuntu akavuga ngo ufite umwenda wa banki ngo njye ninkwereye akamogi ibyo bibazo byose ndabyibagirwa ngo nkaruhuka ngo sinite ngo nzawishyura ryari none se nshuti y'Imana iyo maze kurunywa dugukura ku rutonde rw'abantu bari umwenda banki ntabwo bibaho bivuze ngo wirira gushuka gusa ngo nta kibazo ufite ukumva muri ako kanya nyine urishimye aho gushaka ukuntu ukora ngo wishyure umwenda wafashe muri banki ahubwo uri gushakira ibisubizo ahantu bitari ni ikibazo gikomeye cyane rero dufashanye kandi twese dushishikarizanye guha agaciro ubuzima bwo mu mutwe cyane ibiyobyabwenge birabwangiza cyane burundu bukagenda bukangirika nitubona n'ubikoresha tumuganirize gake kwa muganga ajya ku kigo nderabuzima bamufashe kwa muganga mu bitaro bikwegereye niba na ngombwa yewe unahamagare iyi nimero itishyurwa kandi hari ifasha abantu ni 114 ni ubuntu rwose pe bakagufasha usabye ko turebera abantu bicwa n'ibiyobyabwenge koko rwose turebera urubyiruko rurindimuka koko n'abantu bakuru bose ntabwo bikwiye rwose ni ikibazo rwose bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka